Hello, wonderful people of God. So here we came, our second episode to our podcast. This episode, it's so excited. It's full of excitement. Guteye iteka ryo kuyumva ukayisoza. So, kuri no podcast yacu yitwa The Redeemed. Akamaro kayo cyangwa iyo ariyo cyangwa icyo ari cyo ni abacunguwe. Ahangaha twese turi abacunguwe. Twese twacunguwe duvuye ahantu hatandukanye. Rero akamaro kayo ni guterana inkunga hagati yacu. Turi urubyiruko, tugomba guterana inkunga, tugomba kuvuga ubuhamya, tugomba kuganira n'ubuzima bwa buri munsi. Ese bimeze gute mu rugendo rwo gukurikira umwami wacu Yesu Kristo? Gutera inkunga ndetse no kuzamurana mu buzima bwa buri munsi. Rero mbere yuko dukomeza ibindi byose, nagusaba inkunga yo kugira ute, yo gukanda subscribe kuri YouTube channel no gukora follow ku zindi social platforms zacu. Insanganyamatsiko y'uyu munsi dufite iragira iti ese cyangwa ibyiza byo kwakira Kristo ukiri muto, ukiri urubyiruko. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho muri uyu mwanya, ndetse namwe mudukurikiye tubahaye kaze, turabakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ahangaha ndi kumwe n'umuvandimwe, ni mushiki wanjye, turabana mu buzima bwa buri munsi, turakorana umurimo, kandi ahangaha Yesu ntabwo ari umugesti, ni umuntu dukorana mu buzima bwa buri munsi. So ndakwakiriye kuri podcast yacu, wakibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Yes. Amazina yanjye nitwa Sonia Ngiraneza, nkaba ndi urubyiruko cyangwa se ndi umukobwa wamenye Kristo, nakijijwe. Yes. Maze igihe kitari gitoya nkijijwe, kandi nishimiye ubuzima mbayemo kuko kumenya Kristo Yesu. Wow, warakijijwe, ariko ntabwo tubwiye ese waba warakijijwe ryari, kugira ngo n'abantu mudukurikiye, wowe rubyiruko utarakizwa, wumve kuntu biryoshye iyo umujene mugenzi wawe arimo arahamya neza Kristo, arimo aravuga igihe yakirijwe nta soni afite kandi bitamuteye ikimwaro. Waba warakijijwe ryari? Ni urugendo rutari rworoshye. Hari ikintu twitiranya, umuntu akumva ko kubatizwa mu mazi menshi ari gakijijwe. Yes. Ariko hari igihe umuntu abatizwa mu mazi menshi ariko muri we atarakira Yesu Kristo. Nanjye niko urugendo rwanjye rwari rumeze. Okay. Nabatijwe mu mazi menshi 2018. Wow. Yego, ubwo nabatijwe mu mazi menshi, ariko muri icyo gihe numvaga nyine no kubatizwa, nako ntabwo nari nzi akamaro cyangwa se kumenya Yesu Kristo muri njyewe. Yes. Numvaga ko nta mico mibi njyamo, nyine ndi perfect. Ariko nyuma mu ishuri ariko ndi umunyabyaha, nkashurirwa urukundo rw'Imana ku buzima bwanjye. 2022 hari icyane cyo cyabereye ku ishuri. Barabwirije, batwigisha ku kintu cyo kwihana, batwigisha ku kintu cyo kwakira Yesu Kristo. Nibwo mutima wanjye numvisha ko ngomba kumenekera Imana, nakira agakiza Yesu Kristo yampaye. Nemera ko ndi umunyabyaha kandi Yesu Kristo ari kumbatura, akampa ubuzima bushyashya. Bya bindi byahise byose nkabisiga inyuma, nkakira Yesu Kristo, nkaba mushyashya muri njyewe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo muri Yesu Kristo tubyaremwe bishya. Ibya bindi byose byakira babishize. 2020 rero navuga ko aribwo nakira Yesu Kristo mwami n'umukiza wanjye, ubuzima bwanjye nkemera akambera umwami, akayobora ubuzima bwanjye. Murakoze. Wow. Ese wowe udukurikiye, urumva ibi bintu bitaryoshye cyane? Ese wadufasha muri comment section ukatubwira wenda igihe waba warakiriye Kristo? Kuko njyewe hari ikintu naje kubona, nta muntu ujya imbere y'umwami ngo yibone ari umwere. Kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ntabwo bivuga ngo wabatijwe mu mazi menshi. Hari ibintu abantu twibeshya, ukavuga ati ukaguma kuri etape ivuga ngo njye nabatijwe mu mazi menshi, sibyo? Ukaba aribwo ngo ukagenda uvuga ngo nahaye ubuzima bwanjye Yesu, narahaye ubuzima bwanjye Yesu, kandi nanone ugakomeza ugakora ibyaha. Njye mbanyuriyemo gatoya, narabatijwe. Mbere yo kubatizwa narabanje nakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ndabatizwa. Ariko
mu gihe cyashize nongeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza bundi bushyashya, kuko umwuka we yaranyemeje arambwira ati ukeneye nanone kongera kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza kugira noneho urugendo urimo urukomeze udasubira inyuma. Kandi niba numvise neza mu byo dusangije nawe ndumva ariko byagenze. Yego, ariko njye itandukaniro ririho, njye nabatijwe mbere yo kwakira Yesu Kristo. Njye nabatijwe nkiri mutoya, yari famiye yose, abana bose batwabatijwe. Gusa numvaga ikintu njye nayitandukaniyeho, numvaga ko mu gihe najya mu mico mibi nta kintu nyine cy'icyasha mfite ku buzima bwanjye, numvaga ko ndi perfect nta cyaha ngira. Ubwo nibwo buyobe nari mfite, numva ko muri njyewe ndi perfect. Ariko nyuma yaho maze gusobanukirwa yuko ndi umunyabyaha kandi Yesu Kristo ari wenyine wo kumbatura, nibwo nemeye gufungura umutima wanjye, nemera gusaba imbabazi, nemera Yesu Kristo ngo ari we uyobora ubuzima bwanjye. Ahangaha mushiki wacu anyibukije ikintu, impamvu abantu bakunda kurira, hari ukuntu umwami agusura ubwiza bwe bwose bukaza bukakuzura, yamara kugusura ugatangira ukarira, ariya marira ntabwo aba yizanye, ahubwo ureba ukuntu niyo wavuga ngo usenga buri munsi, iyo ubwiza bw'umwami wacu bugusuye bukakuzaho urarira, kuko ikiba kibaye kiri by default ntabwo wapfa kubimenya, ariko umwuka wawe ababwiye roho yawe ko uri umunyabyaha kandi ni neza n'ubuntu wagiriwe, nk'uko umwami ari we wagize ute, umwami ari we wagushatse bwa mbere. So tugiye kuganira ku byiza byo gushaka, nako ku byiza byo kwakira Yesu Kristo ukiri mutoya. Kubera iki cyangwa ni ibihe byiza byo kwakira Yesu Kristo ukiri mutoya kumwakira? Kwakira Yesu Kristo ukiri muto biraryoha, ngira na bagenzi banjye mbanyuremo gato mu buzima nari mbayeho ntamenya Yesu Kristo cyangwa se narakizwa. Kera ari uburyo umuntu akura akaba afite ibintu byinshi bimugoye, ariko kubera ko adafite Yesu Kristo cyangwa se atamenye ubuntu bw'Imana ku buzima bwe, ugasanga nta muntu uhorana agahinda, yumva ko ubuzima bwe nyine ni nk'ejo buzarangira, nyine adafite ibyiringiro by'ubuzima. Nari wa muntu n'ikibazo cy'abagabo, numvaga mfite agahinda gakabije, nyine nkumvana n'umuntu menekeye kuba nabwira icyo kintu. Ariko nyuma yaho namenye Yesu Kristo, nda muntu ushaka kugira ikibazo nkumva ko umuntu wa mbere ngomba kukibwira ni Imana, ngomba gusenga nkabwira Imana ikibazo mfite, kandi kuko mwiza ko Imana iri kunyumva. Nyine iyo ufite Yesu Kristo mu buzima bwawe, uba ufite umufasha, ufite umuntu uguhumuriza, uba ufite umuntu ukumva, n'ahandi abantu bose baguteye umugongo bumva ko utari mukuri. Yesu Kristo arakumva kandi akakugira inama. Akandi kamaro, kumenya Yesu Kristo byamfashije kugira amahitamo meza. Burya umuntu amenye Yesu Kristo, hari amahitamo agira atandukanye n'utaramenya Yesu Kristo. Ugomba kugakurayo kose, gakureyo ukatubwire nawe uri kudukurikira ubyumve neza. Hari imyanzuro umuntu afata bitewe n'uko amenye Yesu Kristo, ukavuga ati ikintu ntabwo nagikora. Bati se Bibiliya itubwira ko turi impapuro cyangwa se turi inzandiko zisomwa na bose. Umuntu amenye Yesu Kristo, ikintu ukora, umwanzuro ufata, aho ujya, ibyo ukora, uko wambara, byose biba biri presentinga Kristo wamenye. Rero uko ugiye gukora ikintu, ese nimba ndi presentinga Yesu Kristo, Yesu Kristo akaba yakwitwara nk'uko ndi kwitwara. Ese amagambo mvuga yubahisha Imana, yubahisha Yesu Kristo namenye mu buzima bwanjye. Ako ni akandi kamaro. Kandi burya hari umushuti wanjye yagize kumbwira, ese ngo uramutse usanze ijuru ritabaho, ngo hari ikintu wazicuza? Nambwira ati we turabyizera kandi koko nizeye Yesu Kristo ko nzana abana b'iteka ryose, ariko niyo nasanga ijuru ritariho, ubuzima Yesu Kristo yamaye cyangwa se ubuzima mbayemo, ntabwo nakwishuza kuba narabubayemo, kuko ni ubuzima bwuzuye amahoro, ni ubuzima bwuzuye ibyishimo, ya mahoro umuntu abonera mu bibazo abandi bayabuze, yose yavuga kuri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo harimo amahoro, harimo ibyishimo, harimo ibintu byinshi cyane. Ikindi kintu navuga cy'agaciro kumenya Yesu Kristo, aduha nyine kumenya abo turi bo, kumenya papasi y'ubuzima bwacu, kumenya aho intambwe yacu yindi tugomba kwerekeza. Navuga byinshi, gusa kumenya Yesu Kristo ntabwo ari uguhomba, nubwo wahura n'ibibazo uzi ko hari impamvu yabyo, ndetse hari n'aho ubwo ushobora kugira ko ufite Yesu Kristo mu buzima bwawe. Nkunze ibintu mushiki wacu
atuganirije ni ukuri kose byuzuye ubuzima busendereye. Ndabizi neza hari umuntu udukurikiye, ndabizi mushiki wacu arakuvugishije kandi umutima wawe ukozeho. Hari ahantu yaravuze ko iyo wakiriye Kristo ataba ari wowe wenyine, ahubwo turi inzandiko zisomwa na bose. Buri wese akwigiraho, buri wese akureberaho. Niba mwibuka neza, tonze kugira ngo podcast yacu ijye yuzura ubuzima, tuzajya tunakoresha n'ibyanditswe kugira ngo hari abantu baba bari kwibaza, ndabizi murahari, hari abantu baba muri kwibaza, ese ibyo muri kuvuga mu bikuye he? Ese ibyo muri kuvuga fondasiyo yanyu ni iyihe? Twizera Bibiliya kandi dusoma Bibiliya buri munsi. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 11, Yesu yabwiye abigishwa ati muri umucyo w'isi. Reka ufite ahantu wadusomera muri Matayo ibice 5 umurongo wa 14. Yes. Wadufasha kugira ngo nawe dukurikiye wumve ayo magambo Yesu yabwiye abigishwa. Nkoresha Bibiliya y'Ikinyarwanda. Koresha Bibiliya y'Ikinyarwanda, koresha y'Icyongereza. Ibi bintu biraryoshye cyane mana yanjye. Niba utarakora subscribe, kora subscribe nona. Matayo ibice 5 umurongo wa 14 kugeza kwa 14 no kumanura turareba ahantu turi bugarukire. Gusa ni mirongo itari myinshi, ni umwe cyangwa ibiri gutyo. Kadusome urwandiko rwandikiye Matayo ibice 5 kuva ku murongo wa 14, aravuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ni abakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo. Aho ngaho. Wait, ndashaka twumve neza aha hantu kumuvuga. Mu Cyongereza, reka nsome mu Cyongereza, reka nkoreshe version ya NIV. Matayo ibice 5 umurongo waho wa 14 na 15. Mu Cyongereza nkoresheje version ya NIV haranditse ngo you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Anga nkunze kuno Bibiliya y'Icyongereza ibivuze neza. But instead, they put on its stand, and it gives light to everyone in the house. Iyo urumuri nk'iri tara riri kuducanira, iri tara ryabonekeye buri umwe wese. Buri wese twese turi muri ino nyubako n'umuntu uri kuri inyuma ya cameraman, twese turagaragara, sibyo? Ari kundeba nanjye ndi kumureba, kandi nawe uri kutubana neza. Iyo urumuri ruhari rurasira buri umwe wese, wa mucyo ujya kuri njyewe ukajya kuri wowe, twese umwijima urahunga. So anga Yesu ikintu yavugaga ati muri mucyo w'isi, sibyo? Ntabwo umudugudu wabasha kwisha ko wabasha kubakwa ku mpinga y'umusozi ngo uhishwe. N'iki bivuga? Iyo wakiriye Kristo ubimenye, ntabwo byipikamo. Nibi Kristo we atwara ubuzima bwawe akakubera umucyo, kandi uwo mucyo wakiriye, uwo Kristo wakiriye, wowe utabizi hari ibintu bihinduka mu buzima bwa buri munsi. Ukajya ubona abantu barakwishimiye, ukajya ubona none usigaye werera imbuto abantu, nabwo bakavuga ati uriya ni umuntu wa Kristo kabisa. You are Jesus's man. Uri umuntu wa Yesu, wuzuye Yesu mu bintu byawe byose. Ni mpamvu Yesu hejuru arabanza akababwira muri Yohana
muri Yohana arababwira ati ndi umucyo w'isi, ariko ahangaha muri Matayo yaratubwiye ati ngo muri umucyo w'isi, umudugudu ntiwakubakwa ku mpinga y'umusozi ngo uhishwe, kandi koko niko biri. Ntabwo wakakira Yesu Kristo ngo ubashe ngo byipikemo urwane intambara zo kumugaragaza. Ubuzima bwawe niwe ugutwara akakugaragaza nk'utwara. Yes. Mushiki wacu atwigishije ibintu byiza cyane, kandi n'urugendo tuganirije narwo ni rwiza cyane ukuntu byari bimeze. Wow, kandi ndabibona uragaragara nka Yesu. I tell you, ufite ubwiza bwa Yesu. Mwese we ntabwo uri kubibona, yuzuye Kristo gusa. So nanjye mvuze gatoya ko kuri theme yacu ibyiza byo kwakira Kristo ukiri mutoya ni byiza cyane. Reba ukuntu turi guhamya. Se urabona bitaryoshye cyane iyo ubona umujene mugenzi wawe mwicaranye nta kindi kintu cyabahurije. Hari ibintu byinshi bitwaye urubyiruko, ndabizi aka kanya hari abari mu bintu byinshi, hari abari mu bindi, hari abari mu bindi, ariko wowe ugasanga hari umwanya ufata wa buri gihe. Ntabwo ari umwanya wa rimwe ngo ubivemo, ni umwanya wa buri gihe ahubwo wo kwiha intego no kumaramaza byo gukomeza kuryoherwa no gukurikira ijambo ry'Imana. Urabona bitaryoshye iyo ubona wicaranye n'umujene mugenzi wawe, hari ibintu byinshi hanze byari kubiba, ariko Kristo ubwacu akadukurura tukegerana, tukavuga ubwiza bwe, tukamuvuga, tukamurya binyuze mu ijambo rye. Ubona bimeze gute? Bimeze neza cyane, kandi ikintu nababwira n'abadukurikiye bose, kurikira Yesu Kristo nta gihombo kirimo. Wow. Burya ikintu gitandukanye umuntu amenye Yesu Kristo n'utaramumenya, hari amahoro tubonera muri Yesu Kristo. Nubwo waba n'ibibazo, ariko uba uzi ko hari impamvu, kandi buri kintu cyose kigira iherezo. Ikindi kandi tuba twiringiye ni uko kubabazwa ku isi bizarangira, ariko ibyishimo by'iteka cyangwa se kubana n'Imana by'iteka byo ntabwo bizarangira. Ari nacyo cyiza dutegereje nk'abakristo, kuzabana n'Imana iteka ryose, kuzabona ubugingo buhoraho. Rero kuba wakorera Kristo cyangwa se waba Kristo wamushyira mu buzima bwawe, akaba ubuzima bwawe bwa buri munsi, nta gihombo. kandi kumenya tukiri urubyiruko, burya ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari aho muzagera, ukavuga ngo ibi ngibi simbibashije cyangwa se sinishimishije kuba nabikora. Ariko mu gihe tukiri urubyiruko tugifite imbaraga, tugifite ejo hazaza heza, dukorere Kristo bene data, kuko azakurinda muri byose, azagufasha, azakubera umujyanama, ndetse azanakuyobora ahandi ubona ko nta nzira ihari, wazahakomeza. Hari abajene bakunda kwibaza ngo nagakwiriye gukorera Kristo maze kurya ubuzima ngeze muri ya myaka ya za 40, 50, hamwe butangiye gukinduka, imbaraga z'umubiri ziri kwanga, nyine ngo mukorere, ngo narariye ubuzima bwe, nyine narariraha mu magambo meza y'Ikinyarwanda. Yes, narariraha. Biriya bintu byumva gute? Njyewe abajene bavuga gutyo, mbabarira ubambwirire, kandi niba wumvise ari wowe, ndakubwira ikintu cyo gukora mu kanya. Kuri njyewe uko byumva, ku muntu wamenye Kristo, mbese n'utaramumenya nandi ndamushishikariza kumumenya. Icya mbere, ubuzima bw'icyaha buraryoha kububamo. Noneho hari abavuga ngo sibyo kwakira Kristo, ngo wakorera Kristo, sibyo, cyangwa waba umwigishwa we, cyangwa wamukurikira, waterura umusaraba wawe ukamukurikira uri muri za myaka za 40, za 60. Si biriya bintu birakwiye cyangwa? Kandi rwanye numva bidakwiye. Ntabwo biriya bintu bikwiye. Ariko n'iyandi usanga nyine urubyiruko dutinda mu cyaha. Ubuzima bw'icyaha buroroshye, ubona buryoshye, ariko ingaruka z'icyaha zimara igihe kirekire. Ntabwo nshine rya wundi uri mu byaha cyangwa se ushaka kugarukira Yesu Kristo. Yesu Kristo iyo umugarukiye araguhumuriza, akwibagiza bya bindi. Yego umuntu ashaka kutabyibagirwa cyangwa se mwahoranye ntibabyibagirwe, ariko ya mahoro ugirira muri Yesu Kristo agenda ahanagura bya bindi bya kera. Akagenda aguha ubuzima bushya, ukumva urabohotse mu mutima wawe, ukumva urishimye. Buriya muri Kristo nawe turenjoyinga cyane. Iyo statement ndayikunze cyane. Muri Kristo turenjoyinga, ikiruta byose nuko ibyo byishimo ntabwo birangira. Buriya ibyishimo by'isi cyangwa se by'imirimo y'isi navuga wenda byo mu byaha. Urishima today,
ejo ukaba ufite depression, ukaba ufite agahinda, ukaba uri regrettinga, ukaba uri kwishyura amadeni wafashe kubera ibintu runaka, ariko muri Kristo Yesu ahubwo the more ukomeza kumwakira nibwo ibyishimo bigenda byiyongera, nibwo ugenda ubona ubwiza bwa Yesu Kristo. Nk'ubu ngubu nk'urubyiruko hari ibintu twishwa ukavuga ngo muravuga ngo mbese wakijijwe wakwihanye oya ngo nzambikoresha, you never know ejo ntabwo uzabukirira, ariko just use ako kanya umvugiye akantu niba wambabari gasubiramo bakumve kabisa. Nari mvuze hari ukuntu umuntu akubwira ati akira Yesu Kristo ubuzima bwawe buhoke, akaba nzaba nihaneje, you never know ejo ntabwo uhari, ejo ntabwo uzaba uhari, kuko ntabwo ufitanye kontra n'urupfu cyangwa se uvuye ngo njye nzapfa iki gihe uba ubizi. N'ubu ngubu ushobora kugenda nawe mbyifurije, ariko that's life, niko ubuzima bumeze. Koresha aka kanya kawe ufite ubohora umutima wawe, ubugingo bwawe ubucungure, kuko Imana yatanze umwana wawe kugira ngo aze gucungura ubuzima bwacu, aje gucungura ubugingo bwawe. Rero we ikintu agusaba cyonyine mwemerere umbwira ati Yesu ndakwakiriye, yobora ubuzima bwanjye, azagucungura ubugingo kandi ntabwo uzabyicuza. Nicyo navugaga muri Yesu Kristo hari ibyishimo pe. Urwo rungano cyangwa se urwo rubyiruko ryo gushakira mu bindi bidafite umumaro, no mu rusengero ruhabonera, mu gusenga ruhabonera. Ibyo byishimo ugira turimbira Imana tukanezerwa, wumva ijambo ry'Imana ukanezerwa, ujya kubwiriza ubutumwa ukaganira n'undi mugenzi wawe ukanezerwa ukumva ko unezerewe. Ariko bya bindi hari umuntu yigeze kutubwira ngo ese indirimbo uri kuririmba cyangwa se ahantu ikintu ugiye gukora, umuntu wari bwiyahura uwo munsi ari buze kubireka? Ese ubwo butumwa cyangwa se ikiganiro kujyana na mugenzi wawe nimba yari afite depression iri buze kugabanuka? Ese nimba ari mariage yari igiye gukora divorce, ese bari buze kubireka? Amagambo tuvuga nk'abakristo, buriya Yesu Kristo aduha ubwenge, aduha amagambo tubwira abantu, aduha inyigisho ushobora kubwira umuntu akabohoka, ko akunda yagiye kwiyambura ubuzima cyangwa se ibyo yari agiye kureka akaba yabireka, kuko yamenye Yesu Kristo, ko yumvisha ijambo riguturutsemo. Muri make iyo dufite Yesu Kristo muri twe turi mu buzima dukora ubuzima. Nkunda Kristo, ndamukunda n'umutima wanjye wose, kandi nta na kimwe muri ino si nta n'ikizabaho kizahagarara ku mwanya Yesu Kristo ariho. Mukunda bwa mbere, ibindi byose bigakurikira. Ni Imana yanjye, ndamuzi, nzi aho yankuye, kandi nawe ufite ubuhamya uzi aho yagukuye. Hari ijambo, hari ikintu wari uvuze, ukuntu uvuga ku ijambo, uburyo ijambo riryoha cyane. Dawidi nkunda amagambo yavuze, hari amagambo yavuze muri Zaburi, reka iyo Zaburi nyishake. Muri Zaburi ya 19, Zaburi ya 19, Zaburi ya 19, umurongo waho Zaburi ya 19, Zaburi ya 19, duhere ku murongo wawo wa 9. Umurongo wa 9 uranditse, Zaburi ya 19 guhera ku murongo wa 9. Wumve aya magambo Dawidi yavuze, sibyo? Noneho uhita uyahuza n'ibyo bintu wari uvuze. Nshuti zanjye, nshuti bene data, ijambo ry'Imana riraryoha kuruta n'ibyo turya bya buri munsi. Ngenda bivuga ndabizi, hari igihe nsoma ijambo ry'Imana nkumva ririmo agasenda, akunyo, ibintu biryoshye cyane. Dore ku murongo wa 9, amategeko y'Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesa amaso. 10, kubaha Uwiteka ni kwiza, guhoraho iteka ryose. Amateka y'Uwiteka n'ay'ukuri, nayo gukiranuka. Nkunda umurongo wa 11 cyane, uhapininge, ukore highlight kuri uwo murongo. I tell you, uyu murongo uraryoshye cyane. Birakwiye kwifuzwa, umurongo wa 11, birakwiye kwifuzwa
kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi. Biryoherera kuruta ubuki bw'umushongi w'ibinyagu. Yes, tugeze ku bibazo. Mfite ibibazo hano bibiri nshaka kukubaza, sibyo? Nanjye wenda nagira icyo mbivugaho, ariko reka twibaze bino bibazo kandi namwe mudukurikiye mwumve bino bibazo ukuntu bimeze, nawe ufite icyo watangaho. Ikibazo cya mbere, kubera iki wemereye Yesu Kristo kakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Murakoze. Yes. Kuri iki kibazo, impamvu nemeye Yesu Kristo kambera umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Yes. Icya mbere, nk'uko nabivuga, ubuhamya nagiye mbona n'abandi cyangwa se imibereho nabonye ku bandi bamenye Yesu Kristo. Yes. Nari mfite inyota yo kugira amahoro. Yes. Nabonanaga abandi bamenye Kristo bagiraga. Ndavuga amahoro mu mutima, ya mahoro ugira ufite ibibazo, ya mahoro ugira wishimye, ya mahoro ugira uri kumwe n'abandi. Numvaga mfite inyota yo kugira ayo mahoro muri njyewe. Numva ko ngomba kugira uwo nganiriza, uwo mbwire ibibazo byanjye, uwo mbwira ibyishimo byanjye, uwo ngisha inama mu buzima bwanjye. Wow. Kandi uwo nguwo wabonye ari nde? Ni Yesu Kristo wenyine. Ni Yesu Kristo. Nta n'uwasimbura umwanya afite mu mutima wawe. Wow. Kuko niwe uzi byose, niwe uzi ibyo nyuramo, niwe uzi ibyo nzacamo, niwe wamenye na mbere yuko mburusura mu nda ya mama. Niwe uzi byose ku buzima bwanjye. Nizera ko kuba naramwakiriye ari intambwe ikomeye nagize mu buzima bwanjye, cyangwa se ari iby'agaciro, ari impano nahawe kuruta izindi zose nabana nigeze ngira mu buzima bwanjye. Wow. Ikintu twumvisemo, impamvu yatumye wemerera Yesu Kristo kakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, warebye inshuti zawe, sibyo? Ubona zifite imico itandukanye n'iyawe, ubona bafite umucyo wabarasiye n'amahoro asabye imitima yabo. Wumva ni ibintu ushatse kandi nawe nyine ubigirira inzara, ukumva nawe wabigira. Yes, izo nshuti zawe zikubwira ko ni Yesu Kristo gusa utanga ibyo ngibyo. Ikibazo cya kabiri, nizihe nyungu noneho ziri mu kwemerera Yesu Kristo kakubera umugenga w'ubuzima bwawe? Ahambere wamwakiriye, noneho agiye kugenga ubuzima bwawe, we agiye kubutwara uko ashatse. Nizihe nyungu ziri muri ibyo ngibyo? Inyungu ni nyinshi cyane. Iya mbere, buriya umenye Yesu Kristo, usa nawe cyangwa se ugira ishusho ya Yesu Kristo. Yaba mu mico, mu mivugire, mu mikorere, mu mitekerereze, mu buryo ubwo ari bwo bwose. Yesu Kristo yabana nawe mu masomo yawe, akugena uburyo ugomba kwiga. Yesu Kristo yabana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi, akugira inama y'inshi tugomba kubana nazo, ugomba kuzitwaraho. Yesu Kristo yabana nawe mu bibazo. Yesu Kristo yabana nawe mu byishimo. Yesu Kristo ni umujyanama, yonyuze mu ijambo rye. Yesu Kristo akomereza ukwizera kwawe. Kandi burya ari ikintu abakristo twitiranya, kumva ko twizera mu byiza gusa. Yego urizera, ariko nk'uko tubizi hari abizeye Yesu Kristo baratotezwa, ariko bari biringiye ubuzima bw'iteka. Hari biringiye Yesu Kristo babona gukira. Icyo gihe urumva mu kwizera habamo ibyiza, habamo n'ibibi, ariko ibyo byose iyo ufite kwa kwizera uhabwa n'ijambo ry'Imana, gukomezwa na Yesu Kristo ufite mu buzima bwawe, wumva ubayeho ubuzima bw'amahoro, wahura n'ibibazo, wahura n'ibyishimo, wumva ko byose ari Yesu Kristo. Kandi tuzi ko Yesu Kristo afite byose mu kiganza cye. I know that. Rero iyo ufite Yesu Kristo ashoboye byose. Bivuye gutyo muri make, ashoboye byose, ni umugenga w'ubuzima bwacu, ni umujyanama, ni inshuti. Buriya ni inshuti zose zakureka, ariko iyo ufite Yesu Kristo muri wowe, wumva nta kintu cyakureka kuko ufite Yesu Kristo. Ni inshuti yawe. Navuga ngo Yesu ni byose ku buzima bwanjye, niko navuga. Ndishimye cyane kabisa, numvishe ibisubizo utanze. Ndabizi hari umuntu uvuze hariya, kandi hari n'umuntu nawe ufite iyo nzara, ufite ureba mugenzi w'uburyo yitwara, sibyo? Ureba inshuti ye imbuto imwerera buri munsi, akumva nawe
ashaka kumera nkawe. Turaje turebe mu kanya uburyo ukuntu wabigenza ukaba nk'iyo nshuti yawe ureba. Ku gisubizo cya kabiri utanze cy'ikibazo, wawe makuye amagambo meza cyane. Ni amagambo y'ubuzima. Iyo ndi kumva umuntu ari kuvuga kuri Kristo, niyo yaba ari kumuvugaho akantu gato cyane, njyewe I don't know how spirit yanjye itihagarara, itayicana liti, nkumva nkomeje kugira inzara, nkomeje kugira inyota yo gukomeza kumva kuri ayo magambo. Yes. Wow, my God, nakwishimiye n'ukuri. Mwakoze cyane. Yes, kandi simbizi niba n'abantu badukurikiye wabyandika muri comment section ko ino episode iraryoshye cyane. I tell you iyi episode iraryoshye cyane. Hari ikintu wakongera ugiye kuvuga? Okay, ikintu nakongeraho, yes, kumenya Kristo. Urubyiruko ikintu twishyizemo yuko abakristo cyangwa se abakijijwe, yes, bakabivuge muri iteme dukunda gukoresha ngo nabajangwe cyangwa se ntabwo bari civilize. Kavuge kuko hari umuntu urimo uravuga hari. Yes. Abantu numva ko abakristo nyine n'abantu batagendana n'igihe. Yes. Ariko nimba hari abantu ba mbere bagendana n'igihe cyane n'abakristo. Yes. Wow. Kuko iyo ufite Imana ni nyiri ibihe, Imana niyo yashyizeho igihe. Ibizi aho igomba kukuyobora bitewe n'igihe ugezemo. Yes. Ibizi namwe kuko Imana ireba imbere aho twebwe amaso y'abantu, amaso y'umubiri atabasha kureba. Yes, I know. Ariko ufite Imana iragutegura. Wow. Imana iguha ubwiza. Hari abantu njya nkunda kubwira ngo nagize aka baby face kuko namenye Kristo. Hari ibintu utajyamo kuko Imana hari izindi nama yakugiriye kandi ibintu bikakubaka. Hari amahoro ugira, abantu bagira amahoro bari mu mutima bakunda guhora bishimye barabyibuha. Hari ukuntu kazamo. Okay, I tell you. Nyine iyo uhora n'ibyishimo uhana isura ikeye, nta muntu utagera mu bibazo ngo yishwe na depression, ajye mu biyobyabwenge cyangwa se mu bindi mico mibi ishobora kwangiza umubiri w'ingutu n'inyuma. Iyo ufite amahoro, nyine ugira akazoza, ugira nyine like umugani w'Abarundi, ugira isura ikeye, ugira umutima ukeye, kuko ufite Kristo muri wowe. Rero abantu bumva ko urubyiruko ngo umuntu wakijijwe ngo aba yarasigajwe inyuma, oya muribeshye cyane. Buriya amenye Kristo niyo ntambwe ya mbere, kuko niwe ureba ibihe, niwe ugenga ibihe, niwe ureba ikintu icyo ari cyo cyose. Rero ko waramenye Yesu Kristo, waramenye byose, noneho amplisi atanga ubwenge. Atanga ubwenge, atanga ubumenyi. Rero byose iyo ufite na Yesu Kristo muri wowe, hinduka icyaremwe gishya. Hari ijambo nkunda, ni inyigisho imwe iri muri Bibiliya, sibyo? Ugasanga wakurikiye umwami, barigishije ati umwami. Yesu yarabivuze ati ngo bamwe bazaza bavuga ati ngo mwami, twahamye mu izina ryawe, twapreachinze gospel, twakoze ibintu byinshi cyane, ariko nyuma babwiye ati sinabamenye. Noneho ibaze muri iyi si ugatunga ibintu byose, uvuze mu kanya ku kintu cyo gutunga byose ariko ukonyora na Kristo, ugasanga watunze ibintu byose ariko byose bikubereye imfabusa. Ubuze umwami Yesu Kristo, ubuze ubwami bw'ijuru, ubuze ubugingo bw'iteka ryose. Bibaza icyo kintu mureke mbabwire, sinshaka kubatera ubwoba ariko ukuri kugomba kuvugwa. Muri Luka hari abantu bajya bavuga, sibyo, ngo se ijuru ribaho cyangwa n'ikuzimu habaho? Yego, mu ijambo ry'Imana ukuzimu kuravugwa, n'umuntu wahageze arahari, ndetse n'ijuru riravugwa n'abantu bahageze barahari, sibyo? Mu ijuru witness wa mbere dufite ni Yesu Kristo. Arahazi, amanuka mu isi, aratubwira uburyo hameze, sibyo? Tubikiwe ikamba, sibyo? Rero ni kuzimu muri Bibiliya harahari. Usome muri Luka, hari umugabo witwaga Zakariya. Iyo nkuru ndakeka urayizi. Zakariya yabaga ku irembo ry'umukire, sibyo? Noneho uwo mukire yamara kurya, sibyo, ibiryo akajyamo ubuvungukira bwase, akamusuzugura nyine. Zakariya yaryaga ubuvungukira bwaturutse ku meza y'iki
ku meza ya master y'uwo mukire wari aho ngaho. Igihe kiza kugera, sibyo? Zakariya akarwara agataha, sibyo? N'ikindi gihe kikagera wa mukire watunze byose, nibyo bintu nari ndababwira inshuti zanjye, na wa muntu watunze ibintu byose nawe ararwara arataha, ariko abo bombi ntabwo bajya ahantu hamwe. Umwe yagiye mu gituza cya Aburahamu. Igituza cya Aburahamu ni hehe? Ni mu ijuru, sibyo? Undi ajya hehe? Ajya ikuzimu, yingingira Aburahamu, aramubwira ati mbabarira, ugende ugire inama, wohereza abantu bagende bagira inama barumuna banjye basigaye, ntibazigere baza aha ngaha. Iyo ni inkuru iri muri Bibiliya y'umuntu wageze ikuzimu. Ni habi cyane, hari umuriro w'amazuku waka utazima, hahora imiborogo. Reka utumye ninja mu wundi mwanya mwiza. I tell you, urakoze cyane. Tugiye kujya mu wundi mwanya mwiza cyane ukomeye. Uyu ni wo mwanya uruta ibindi bintu byose twakora ku bantu bigisha, sibyo? Ni wo mwanya wo kwishimira ukomeye cyane. Iyo benshi barimo baragarukira umwanya, niyo minyago yacu nk'abakristo, nta yindi mirimo tuzapresenta imbere y'Imana. Imana yakwizereyemo igukoresha umuntu, uzagenda uyibwira iti Mana, ati dore iminyago yanjye, dore abantu, dore souls nawininze ku bwawe, dore ngaho. So niba udukurikiye, wakoze cyane, Imana iguha umugisha n'ukuri kose. Tugeze mu wundi mwanya mwiza cyane, undi mwanya wo kwakira Kristo. Ntabwo kwakira Kristo bivuga ngo warabatijwe ngo byararangiye. No, ushobora kuba warabatijwe ariko ukongera ukagwa, sibyo? Ukongera ukamera nk'umuntu uguye, wowe ukaba ubyumva neza mutima wanjye, sinyihagararanye neza n'umwami wa Yesu Kristo. Aho ngaho gushishikariza iki? Gushishikariza gukora iki gikorwa, kongera kwemerera Yesu Kristo umwami w'umukiza. Podcast yacu yitwa Bacunguwe. Nta n'umwe dusiga inyuma, nta n'umwe duheza. Waracunguwe, naracunguwe. Waba wita ukiranutse bingana gute, waracunguwe. Bivuze ko hari icyo wacunguriwemo, hari icyo watabariwemo, hari icyari cyaguteye uratabara, sibyo? Nkunda amagambo Yesu yavuze. Yaravuze ati umurwayi niwe ukenera muganga, umuntu muzima ntabwo ashaka muganga. Kandi twese turi abarwayi, dukeneye gutabarwa. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaje akadutabara. Aha tugiye gukora ikintu cyitwa altar call. Ndagushishikariza wowe utarakiriye Yesu Kristo, mwakire nonaha. Hari amagambo ngiye kwifashisha amwe muri Bibiliya, kanasaba mushiki wanjye akansomera. Wageze? Ugeze muri Bibiliya yawe? Okay, nsomera mu Baroma igice cya 10 umurongo waho wa 9. Abaroma igice cya 10 umurongo waho wa 9. Umurongo waho wa 9, yes. Wageze? Abaroma igice cya 10 umurongo wa 9. Yes. Haranditse ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, kizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Wow. Niwatuza akanwa kwawe yuko Yesu ari umwami, Imana ikaba yaramuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Aho ni ahambere. Tugiye kwifashisha undi murongo wa 2. Nsomera muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Oh my God, this is so powerful. Asome. Matayo 11 umurongo wa 28. Yes.
haranditse ngo ku by'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana. Sorry. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 usanga nari mvuze nabi. Matayo igice cya 11 umurongo waho wa 28. Yes. Aravuga ngo yes. Mwese abarushya n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ongera unsubiriremo kugira ngo umuntu yongera yumve neza. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 haravuga ngo mwese abarushya n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Wow, wansomeye na 29. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mutima yanyu. Ese waba urushye cyangwa se waba uremerewe? Ndabyibuka umunsi nari ndushye kandi nemerewe. Nari nikoreye umutwaro ukomeye cyane. Nari mfite ibyaha sinjye mbishe. Ndibuka amarira narize. Marira narize yari amarira yagaragaza ko ibi bintu nkorewe ntari mbikwiye koko. Ariko umwami wanjye arambwira ati I chose you before the foundation of the world. Ibyo ngibyo tubona muri Efesiyani igice cya 1 umurongo wa 4. Yadutoranyirije muri we inde Yesu Kristo, imfatiro z'isi zitarabaho, kugira ngo tuze imbere y'Imana, tugaragare imbere y'Imana nta kiturega gihari, turi blameless. Icyo gihe ndacyibuka amarira yashokaga ku maso narindushye, ariko nemereye Yesu Kristo ambwira ati bisi bibashije kubyikorera, ahubwo ngwino umfashe. Umutwaro yarawunuwe. Impamvu ino podcast iriho ni ukugira ngo tuvuge ukuri, kandi ukuri gushingiye mu ijambo ry'Imana, ukuri gushingiye kuri Kristo, kuko ibintu byose twakora Kristo atarimo nta musaruro bifite. Umusaruro nta wundi, umusaruro ni ukuba muri Kristo. Nibyo bintu byonyine bizagira icyo bitumarira. Yes. Ese waba urushye nawe cyangwa waba uremerewe? Sanga umwami agusanga, sanga umwami arakuruhura. Ni ukuri kw'Imana. Egera Yesu, muhamagare aho ngaho uri, ako kanya arakuruhura. Ntabwo ari igikorwa cyo kuvuga ngo nzabikoresha, ngo nzabikoresha. Mushiki wanjye yabibabwiye, ntabwo ari igikorwa cyo kuvuga ngo nzabikoresha. Oya, nako kanya igihe ukuri kw'ijambo kwinjiriye muri wowe, urabimenya neza ko ako kanya. Ndagusabye, emerera Yesu Kristo, jya ku mavi yawe, urire amarira ashoke, umwereke uwo mutwaro aho gutura, ko ndabizi uburemereye ku buryo buteye ubwoba. Uburemereye. Hari amagambo tugiye kwifashisha turi gushimangira kuri uyu murongo. Nsomera muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 35. Yohana igice cya 4 umurongo wa 35. Yohana igice cya 4 umurongo wa 35. Reka mbabwire inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, bakundwa bene data, ntabwo igihe cyo kwihana, ntabwo igihe cyo kwegera umwami, ntabwo igihe cyo gusanga Yesu Kristo ari igikorwa cyo kuvuga ngo nzabikoresha. Nako kanya, kuko ejo sahawe ijambo ry'Imana ririvuga. Nsomera Yohana igice cya 4 umurongo wa 35. Yes. Handitse ngo Yes. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora. Yes. Dore ndababwira
nimwubure amaso Yes. murebe imirima y'uko imaze kwera Yes. isarurwe. Isubiremo. Subiramo. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora. Yes. Dore ndababwira nimwubure amaso murebe imirima y'uko imaze kwera isarurwe. Wow. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Nta kinyoma kiriri hejuru, nta kinyoma kiriri munsi, nta n'ikinyoma kirikikije ku ruhande. Ndakwinginze. Angahe Yesu yabwiraga abigishwa be ati nimuvuga ko igihe cyo gusarura mu mezi 4 ari imbere, ariko ndagira ngo mubwire neza. I tell you, hari umuntu ndi kuvugana nawe, ndagira ngo mubwire neza. Igihe cyo gusarura n'ubu, igihe cyo kwegera umwami Yesu Kristo n'ubu ngubu. Reka kuvuga ngo ni ku cyumweru ngiye gusenga, reka kuvuga ngo nejo bundi. Aha, n'ubu ngubu. Emerera Yesu Kristo abe umugenga n'umwami utwara ubuzima bwawe. Aka kanya, right now, right away, aho ngaho uri, aka kanya. Yes. Mwakoze kubana natwe, turabashimira ku buryo bukomeye cyane, kandi Imana yacu ibahe umugisha. Ariko ntabwo twasoza tutababwiye iki ngiki. Ese waba wifuza guhagararana natwe? Ese waba ushaka guhagararana natwe? Igihe ni iki ngiki nanone. Wahagararana natwe ukadufasha muri uyu murimo. Hari uburyo bwinshi bwo kudufasha. Hari uburyo wadufasha muri financially, hari n'uburyo wadufasha uduha igitekerezo cyangwa ukadufasha tukamenya ese ubutaha twavuga kuri iyi topic. Yes. Uburyo bwo kudufasha financial way, hari amakuru muri buze kubona kuri screen zanyu, mwanyuzaho ubwo bufasha bwanyu, kandi turabashimiye cyane. Imana yacu umugisha. Nanone ntago twagenda tudasenze. Buriya gusenga ni byiza cyane, gusenga n'ubuzima. Gusenga wahamagaye icyubahiro cya Yesu Kristo, icyubahiro cy'Imana, ubwiza bwe na presence yiwe bwize itware ubuzima bwawe. Nunava ahantu ugenda, ntaba ari wowe ugenda, sibyo? Ahubwo umwami abagendera muri wowe. Yes. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye. Uri Imana igira neza. Mweretse buri muntu wese twabanye Data, umuhe umugisha. Mukunzi mwiza, mwami w'amahoro, Yesu Kristo umwami wacu, twarakwemereye kandi twemeye kuba abigishwa bawe, kandi twemeye kuyoborwa nawe. Na n'ubu turabikora, ntituzigera tunanirwa, tuzakomeza tubikora. Mukunzi mwiza, mwami wacu Yesu Kristo, mweretse buri wese wakoresheje Data, mweretse buri wese uri kureba iki kiganiro. Mukunzi mwiza, mwami w'amahoro, Yesu Kristo, reka imbuto zitangire zigaragare mu buzima bwe nonaha. Kandi Yesu Kristo, uhamagara ubuzima bwe, umuhamagarira umurimo wawe. Mwami wanjye Yesu Kristo, nsenga nizeye kandi nshima buri gihe. Urakoze, uhabwe icyubahiro ko Data wagaragaye muri iki kibanza, ko Data twavuze ubuzima, twavuze amagambo yawe, twavuze wowe Data, ntibyabaye ku bwacu ahubwo byabaye ku bwawe. Urakoze Yesu Kristo, uhabwe icyubahiro, kwera, kugira neza, icyubahiro cyose, amashimwe, ikuzo byose ni ibyawe iminsi yose, ibihe byose. Kandi mwami wacu, ubwami bwawe bumanuke buze ku isi mu izina rya Yesu. Nsabye nshima kandi nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Wonderful people, mwakoze. Ntabwo mwabyumva. Hari ikintu wababwira abantu ubundi tugasoza tugira? Icyo nababwira, Yes. amahoro ya Yesu Kristo abane namwe. Yes. Yesu arabakunda, kandi ikindi Yesu icyo agusaba ni ugutera intambwe imwe gusa, ubundi akinjira mu buzima bwawe kubera umwami n'umukiza. Yes. Urakoze cyane. Reka twishimiye kubana namwe ku yindi episode izakurikira. Ciao ciao, amahoro y'Imana abane namwe.